twanyuze mu ntambara zikomeye, twahuye n'amakuba akomeye, inkoni ya Farawo yaduhoraga ku bitugu, inkoni ya Farawo yaduhoraga ku bitugu. Aha abantu bananiriwe niyo Yesu ashoborera, aho ibitambo bitarengaga Yesu yararenze. Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'Ishimwe TV. Uyu ni wa mwanya twahariye amashimwe atandukanye tubinyujije mu ivugabutumwa ndetse no mu ndirimbo. Umunsi twabazaniye ibyiza byiza cyane niko nababwira, kuko uyu munsi twabazaniye umuhanzi uvuga ubutumwa ariko abinyujije mu ndirimbo. Uyu muhanzi nta wundi yitwa Bikorimana Emmanuel, uzwi ku izina nka BKM. Uyu munsi rero agiye kudutaramira atubwire bimwe mu amashimwe y'abafite ku Mana, ubuzima muri make yagiye acamo, atubwire amashimwe ye aho yerekeje ndetse anadutaramire mu ndirimbo. Rero nshuti badukurikiye, icyo twashishikariza no gukora subscribe, mugakora share, mukaduha na comment kugira ngo turusheho kwakorera ibyiza. Rero reka duhe umwanya umutumirwa wacu atwanze yibwire abamukurikiye, maze turusheho kuryoherwa. Tubahe ikaze. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Sahimbaza. BKM, ndabashimiye mwese mukurikiye Ishimwe TV. Ndumva nanjye nezerewe kuba ahantu mu rwego rwo kwagura ubwami bw'Imana. Imana yantoranije nk'umuririmbyi cyangwa se nk'umuramyi, kandi mbikora neza cyane mbikunze kuko ni destiny yanjye. Yego. Yes, nitwa BKM Sengeri Remera kuri ADPR. Umurimo wo kwigisha muziki. Yego. N'ibindi bifitanye isano n'umuziki byinshi bitandukanye. Nkora kandi umugabo itangazamakuru. Yego. Nshuti rero murumva ko twabazaniye ibyiza uyu munsi byiza cyane. Reka rero duhe BKM abanze yasuhuze abadukurikiye abinyujije mu ndirimbo, kuko mwumvishe yuko akora ibijyanye na music. Reka rero tumuhe ikaze abanze asuhuza abantu abinyujije mu byo akora. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishyizwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishyizwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Umutima wanjye waguciye kukuramya mukiza, we soko y'ubwiza n'iby'igikundiro n'ibishimwa byose. Ndagandutse ndamanutse nciye bugufi, ushyizwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishyizwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Amen, amen, amen. Byiza cyane. Urakoze cyane. Yego. Se nka BKM, ubundi BKM ni muntu ki bakibwira abadukurikiye muri make? Se BKM ni muntu ki, ubuzima wenda wagiye ucamo
ese amashimwe yawe ashingiye kuki? Bikemu ni umuntu wabayeho atarabaho, umuntu wabayeho atarabaho, kuko muri plani y'Imana harimo umuteguro ko ku isi hazavuka umwana w'umuhungu akitwa Bikorimana Emmanuel. Urumva ni projet Imana yatangiye kera. Mu buzima busanzwe bundanga nkunda kubaho nishimye, sinjya mbabara, niyo mbabaye ntibitinda, bihita bigenda, kuko byongera kurama. So mba ndi busy mu muziki, muri gitari, kuri piano, mu kuririmba. Nibwo buzima bukunda kundanga. N'inshuti zanjye ngira nyinshi nizikunda umuziki cyangwa se n'abamizisiye. So rero ndubongo ndacyari umusore. Uracyari umusore? Yes. Ese ikibazo twakibaza, ukora ibintu bijyanye na muzike. Ese muzike waba warayitangiye ryari? Ese wamenye ryari yuko ufite iyo mpano yo guhimbaza Imana, cyangwa se ufite impano yo gucuranga ibikoresho nk'ibi? Yes, ibintu byose nganira mbyerekeza ku Mana, dore ko n'ikiganiro cyacu ari gospel. Buriya kimwe mu byangora no kumenya igihe natangiriye umuziki. Imana yigeze bwira Yeremiya ari kwitinya ngo ahanura, avuga ngo ndacyari umwana. Avuga ati Yeremiya, nubwo ufite ubwoba, nakumenye icyuro rusoro mu ndanyuko, kandi ndangije gushyira ku muhanuzi uhanurira amahanga. Ibintu dukora ubuzima twisanzemo ku isi, ibintu turimo none dukora abantu bakishima n'Imana ikishima, ntabwo ari igitekerezo cyaturutse kuri twe, ahubwo ni igitekerezo kiba cyaratangiye kera mu mugambi w'Imana. Rero projet yuko nzaba umuririmbyi cyangwa nzaba umucuranzi ni destination, ni ibintu Imana yagennye, ndangije mbivukiramo, nza nuzuza umugambi w'Imana. Ariko mu kwibuka kwanjye kuba umuntu ngeze ku isi, ndibuka ko natangiye gucuranga ndi mu myaka 9 gutyo 8, kuko naracurangaga mu rusengero, public itabasha kundeba, bakamfata bakanshyira ku meza hejuru kugira abantu babashe kubona ibintu ndimo. So kandi sinari mfite aho ndi kubyiga, no gukora ibintu naremewe. Iyo uri gukora ibintu naremewe, nta mibare myinshi bigusaba, kandi ntabwo navunika, kuko n'Imana ihora ishyaka ry'uko yakwinjiza muri destination yawe. Yego. Murakoze cyane. Reka rero wongere ucishirizeho abadukurikiye. Ngiye kuririmba indirimbo yanjye izaba iri kuri album nshaka gushyira hanze, ivuga ngo turambiwe inkoni yo kwa Farawo. Amen. Twanyuze mu ntambara zikomeye, twahuye n'amakuba akomeye. Inkoni ya Farawo yaduhoraga ku bitugu, inkoni ya Farawo yaduhoraga ku bitugu. Nitwateruraga inanga ngo ducurange, nitwateruraga inanga ngo ducurange, kuko twari mu gihugu cy'abandi, kuko twari mu gihugu cy'ubunyage. Twanyuze mu ntambara zikomeye, twahuye n'amakuba akomeye. Inkoni ya Farawo yaduhoraga ku bitugu, inkoni ya Farawo yaduhoraga ku bitugu. Nitwateruraga inanga ngo ducurange, nitwateruraga inanga ngo ducurange, kuko twari mu gihugu cy'abandi, kuko twari mu gihugu cy'ubunyage. Iyaturokoye urupfu rukomeye, iyadukijije za nkoni za Farawo, n'uyu munsi yaturokora, izakomeza kuturengera. Iyaturokoye urupfu rukomeye, Imana yadukijije za nkoni za Farawo, n'uyu munsi yaturokora, izakomeza kuturengera. Eyatubonye zo kuva kwengana we kutyo,
yatubonye so kuva kwigana we kuryo yatubonye sanje migo rya Farawo nerera ashobora kuturokora ate nagenda masa natuolereza tumaze kwambuka inyanja twararirimbye tumaze kwambuka inyanja twaracuranze Miriam ava mu bandi atarikora sararirimba Miriam ava mu bandi atarikora sararirimba turambura amaboko twese dushima Imana turambura amaboko twese dushima Imana kuko isezerano ryayo risohoye kuko isezerano ry'Imana risohoye betwamaro kusoma kenyanje twayimba betwamaro kusoma kenyanje twayimba betwamaro kusoma kenyanje twayimba betwamaro kusoma kenyanje twayimba Miriam ava mu bane nekora sinayimba Miriam ava mu bane nekora sinayimba netuyimuse mikono twebaze Katonda netuyimuse mikono twebaze Katonda orokutukiriza beatusubiza orokutukiriza beatusubiza tumaze kwambuka inyanja twararirimbye tumaze kwambuka inyanja twaracuranze Miriam ava mu bandi atarikora sararirimba Miriam ava mu bandi atarikora sararirimba turambura amaboko twese dushima Imana kuko isezerano ryayo risohoye Mana we kuko isezerano ry'Imana risohoye yaturokoye urupfu rukomeye yadukishije za nkoni za Farawo n'uyu munsi yaturokora izakomeza kuturengera yaturokoye urupfu rukomeye yadukishije za nkoni za Farawo n'uyu munsi yaturokora izakomeza kuturengera amen byiza cyane asante none bikeye mu ndagira ngo mbabaze watubwiye yuko ukora umurimo w'ivugabutumwa unyujije mu kuririmba yo kutubwira yuko kandi unakora n'ibintu bijyanye n'itangazamakuru ese watubwira ibyo bintu ni gute ubasha kwibangikanya ese nta kimwe kibasha kubangamira ikindi ntabwo nta cyabangamira ikindi ahubwo biruzuzanya kuko itangazamakuru n'ivugabutumwa biri closed bifitanye isano cyane kandi buriya na kera ryarakoreshwaga igihe Pawulo yajyaga yandika akavuga ati mwabagarati hamwe mbadabandikiye ngize gutya kohereza ibaruwa buriya ni media ni kuvuga ngo rero ni imirimo ahubwo ikwiye kuzuzanya cyane kuko ibyo nkora n'ubundi bigaruka kuri cya gice cya wa muziki kandi uyu muziki niwo umfasha guhimbaza Imana niwo umfasha kuramya Imana ni ukuvuga ngo ahubwo mba ndi kubaka n'ubundi platform yo kugira ngo nkomeze kwiyegereza abantu nkomeze guconnectinga abantu n'Imana binyuze kuri iyo social media kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kwihuta so mfite rero urubuga nkorera rwitwa Nyigisha TV niho nyuza hariho n'amasomo yo kwigisha abantu gucuranga kuririmba piano gitari aho ngaho nyine kuri Nyigisha TV twigisha abantu online gucuranga ku buntu nta kiguzi kindi batanze kugira tureko twafasha abantu babigira mu icyifuzo baravuga ati turashaka ibintu ariko nta bushobozi dufite so ni kiro cyagiye ku mutima wanjye numva mpaswe gukereya iyo blog kugira ngo abantu bajye basha kwiga umuziki yayo mbirimo rero mba ndi mu kazi k'Imana byose bigenda byuzuzanya kuvuga ngo ayo masomo atangirwa online gusa cyangwa se atangirwa online ariko sindimite n'abashaka kwiga live duhuye hari abaza bakansanga mu rugo tukiga hari abadusanga Kimironko dufite ishuri ryigisha muzike
uburyo bwose umuntu ashakamo kwiga muzike turamufasha. ese kandi kabazo kamunsi ko ubona nyine abantu benshi cyane ntabwo benshi bajya mu buhanzi bwa gospel ariko nyuma babona batangiye kumenyekana ugasanga nyine bahise bivamo bigire mu bindi. Ese weho ubona ibyo bintu kuko ubifata gute ko yatangira muri gospel ariko nyuma akaza nyine hari ijambo navuze dutangira kuganira bita umuhamagaro cyangwa se destination, gukora icyo waremewe. Buriya umuntu akora ikintu yaremewe kuzaba cyo cyangwa kuzakora mu rugendo rwawe rwo kuba successful, hari ibintu byinshi ucamo bigiye bitandukanye, ariko buriya umuntu uri muri destiny ye neza, wicayemo neza, yihanganira n'imvune ziba mwako kazakora cyangwa muri uwo murimo, no gusonza yakwemera agasonza ariko ntatambikire destination. Kuko abantu benshi bava muri gospel bakajya kuririmba izindi ndirimbo, ntabwo mu mitima yabo bari aba gospel, ahubwo gospel yabafashije guhishura ukuri kwabo bari bo, sibyo? Kwa nimba uri mu murimo w'Imana, wararemeye kuba umuririmbyi uririmba mu rusengero, wararemeye kuba umuramyi, wararemeye kuba umwanditsi w'indirimbo zihimbaza Imana, ukabivamo. Kuko target yo kuririmba kwacu gospel ntabwo ari kujya ngo to benefit y'amafaranga, oya, ariko nabwo kandi twemera ko umurimo w'Imana ushobora gutunga neza ugukora, ariko utunga ugukora neza. No kuvuga ngo iyo bishoye ukabigira ubucuruzi bishobora kukubera ubucuruzi ariko ntibikubyarira ubugingo buhoraho. No kuvuga ngo iyo uririmbira Imana ufite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza, birangira uwo murimo n'ubundi ugutunze, kuko intego Bibiliya ngo mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka, ibindi byose bizaza nk'inyongera. None abantu twarabicuritse dusigaye duhera ku bindi, ubwami bw'Imana tugashaka kubwikuza. Iyo formule rero bituma no mu muziki w'Imana utubamo itadukorera. Kuko umuntu arareba yareba bari kuririmba iby'isi bakabona barahiriwe, kandi no mu buzima busanzwe abantu b'isi usanga bagenda baturusha guhirwa mu isi, kuko isi niwo murage wabo, ariko twe turi abagenzi bajya mu ijoro. Rero Imana si wo mukoresha mubi w'umuswa ku buryo ishobora kudatunga umuntu yikorera. So ahubwo nta hantu ndabona hari amafaranga nko muri gospel. Pure gospel ariko utandukanye gospel y'umunwa na gospel y'umutima. Nuko ngo iyo umuntu w'Imana ko kuyikorera ni ukuri yararahiye ngo ntabwo umukiranutsi angezishwe n'inzara. Urabona nshonje. Sibyo kuba turirimbira Imana, turamya Imana, ducuranga, sibyo byo twicisha inzara. Harimo amazu, harimo amamodoka, harimo kuzarongora abagore beza, harimo kuzabyara abana beza, kuko ni umwandu w'Uwiteka, ni umurage. Ahubwo njyewe icyo kibazo mbajije bingora kumva ukuntu ava muri gospel umuntu akajya muri sekira yararirimbiraga Imana kandi nta kiburiye mu nzu y'Imana. So ababivamo ntibari bo, ntabwo bari bahubwo kumenyekana kwabo byatumye bituma ishusho yabo bari bihishurwa bajya babasha kubisohokamo. Ariko I'm proud to do this job, ndi proud cyane, ndamutse ndirimbye Imana ndetse niyo naburara, ariko nkabashobora ko ariyo ndi kuririmbira, I will never leave it. Amen. Imana izabigushoboze kandi bizashoboka. Yego. Katwongerere twimbike. Ngiye kubwira abantu ngo mureke kurira, reka kurira, reka guhangayika, kuko Uwiteka arakuzi kandi aguhoza ku mutima. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ariko kandi nabwo ushobora kubyukurira nijoro ukararuseka. Nemverise byose birashoboka. Ariko iki kiganiro wowe ugikurikiye nimba uri kukireba mu gitondo cyangwa ari nijoro, ndavuze ngo Imana iguhe igitondo cyihumure kandi iguhe nijoro ryihumure bitewe naho uherereye. Reka kurira, reka guhangayika, reka gucika intege, Uwiteka arakuzi aguhoza ku mutima. Wahuye n'ingorane n'intambara z'urudaca,
ukicara ukibaza uko ubuzima buzamera, warasenze uko ushoboye ubona ntagihinduka, umwanzi nawe akakubwira yuko Imana yakwibagiwe, warasenze uko ushoboye nta mpinduka n'amahoro, Satana akakongorera yuko Imana yakwibagiwe, Uwiteka aragukunda ntiyakwibagiwe, yaguciye imanzi mu biganza aguhoza ku mutima, naho nijoro warira amaganya akaba menshi, mu gitondo uravuza impundu kuko Umwami aje kuguhoza, naho nijoro warira amaganya akaba menshi, mu gitondo uravuza impundu kuko Umwami aje kuguhoza. Uwiteka yaraguhetse ukiri mu nda, yaraguteruye cya gihe wavukaga, imvi zawe zizaba uruyenzi, Umwami Imana akikwitayeho, Imana nta gahunda ifite yo kukwibagirwa kuko uri umushinga wayo, naho nijoro warira amaganya akaba menshi, mu gitondo uravuza impundu kuko Umwami aje kuguhoza, naho nijoro warira amaganya akaba menshi, mu gitondo uravuza impundu kuko Umwami aje kuguhoza. Si kera Yesu araje ndumva imirindi yo gutabarwa, si kera Yesu araje ndikumva imirindi yo gutabarwa. Hari imirindi yo gutabarwa mu izina rya Yesu. Abahanzi benshi umuntu ahanga wenda bitewe na situation arimo, ushobora kuririmba indirimbo y'umubabaro bitewe wenda n'ibihe waciyemo, cyangwa se n'indirimbo y'amashimwe bitewe nyine n'amashimwe ufite ku mutima wawe. Ese mwebwe kugira ngo haze igitekerezo cyo kuririmba indirimbo runaka biturutse kuki? Bose nkunda guhimba indirimbo zerekeza ku mibabaro, kuko kuririmba umubabaro kwanjye kwinshi ntibishobora kuwugabanya, ahubwo message yanjye akenshi ni message igana ku Mana, kuvuga ko Imana iteye no ku Imana iri, na message yindi nkunda kwandika indirimbo ni message yo gukomeza abantu no kubahumuriza ko imibabaro tunyuramo mu isi idashobora kugererwa n'ubwiza tuzambara tugeze mu ijuru, naho hano usanga mfokasinga mu kwandika indirimbo. None ikindi kibazo, se mwebwe uburyo mukora cyangwa se mukora n'irivuga butumwa, kugira ngo watubwiye ko ufite ikinyamakuru binyuzaho, ese nta bundi buryo ubasha gukoresha wenda nk'ibitaramo cyangwa se wenda ugasohora amaseti nyine ukayasakaza ku bantu cyangwa se ama flash, ese muri kino gihe n'ubuhe buryo gukoresha kugira ngo ibivuga butumwa utanga rigere ku bantu benshi, uretse wenda iyo channel ufite n'ahandi hantu binyuza? Turi mu bihe bisa n'ibigoye kwisanzura cyangwa gukora ibintu byose biri public bihuza abantu ko bahura, uretse ko bitangiye koroha kubera ibi bya COVID-19, ariko ubundi ubusanzwe indirimbo zanjye ziba hanze ku masede. Hari album nashyize hanze yitwa Nyobora, cyakora nageze igihe mara nk'imyaka 4 cyangwa 3 ntari mu muziki wo kuririmba, kuko nari ndi ku ishuri ndi kwiga muzike.
bituma noneho ntagisohora indirimbo nyinshi. Cyakora ubu ngarutse muri iyi periode ya COVID-19 niho ndi kujya nakwinjira muri studio nyine gutunganya izindi ndirimbo nshyashya. Ntekereza ko mu mezi atanu ari imbere album igomba kujya hanze. Ubu rero ndi gukoresha uburyo cyane bwa YouTube aho ngo kuri Nyigisha TV n'ahandi nkorera ibiganiro kuyoboka Mana TV. Niho ubu ngubu ibihangano byanjye biri byinshi cyane. ushaka nyine ngo naho ngaho yabonera na adresse cyane rwose. Ariko hari uburyo nubwo bya covid biri kugenda bisa nkaho bigabanuka. Yego. Twizeye ko nyine amateraniro azongera kuba. Yego cyane rwose ari no kuba yatangiye hamwe na hamwe. Ariko uretse wenda n'ibyo nta bundi buryo se umuntu yakubona aramutse gushaka. Umuntu ushaka nimba ari umuntu woroshye kuboneka ninjye. Ubu ngubu no wanshaka yarangije kumbona ku Ishimwe TV yakubwira. Mufite ama contact ku Ishimwe TV. Uwanshaka biri privé yajya kuri Nyigisha TV agakoraho na contact zanjye ziba ziriho. Kanzagaruka. Wakoze ibikomeye ndetse bitangaje, watwambitse imbaraga z'umwuka wera. Wakoze ibikomeye ndetse bitangaje, watwambitse imbaraga z'umwuka wera. Aha abantu bananiwe niyo Yesu ashoborera. Aho ibitambo bitarengaga Yesu yararenze. Aho abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera. Aho ibitambo bitarengaga Yesu yararenze. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo Mana ni nziza, iyo ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Yesu abamugisha cyane. Noneho rero dusoza nagira ngo ugire ubutumwa utanga yaba ku badukurikiye ndetse wenda n'abandi baba bakora umurimo w'ivugabutumwa banyujije mu ndirimbo. Wagira ubutumwa utanga. Ubutumwa cyangwa se ijambo numva riri ku mutima wanjye nabwira abari bakurikiye ikiganiro cyacu. Kamvuga mu Cyongereza ndavuga no mu Kinyarwanda. Worship is not what we say, it is what our heart say. Ntabwo kuramya Imana ari byo tuvuga twe, ubwo ni icyifuzo umutima uvuga ukacyeexpressinga bikajya hanze, ariko cyatangire ku mutima. Ntabwo kuramya Imana no kuyihimbaza ari ukuririmba no gucuranga. Haramya ibikorwa. Buri gihe uri kugenda mu muhanda, iyo utwaye imodoka, iyo uri guhinga, iyo uri guteka, ukaba ufite icyifuzo mu mutima wawe cyo kubwira ko Imana ari nziza, ko bati Imana uri mwiza, urera, urakomeye, uteye ubwoba, urakiranuka.
uba wamaze kwambara ishusho yo kuramya. Ntabwo abaramyi beza muzabarebera ku majwi meza no gucuranga gitari neza nka gutya, ahubwo muzabarebera ku mbuto zabo, kuko umunwa ntacyo wagufasha ngo uguhuze n'Imana uramutse ibikorwa byawe ari bibi muri sosiyete aho utuye. Rero tujye tumenya kubitandukanya. Kuramya Imana ni ukuvuga uko Imana iri, ni ukuvuga uko Imana iteye, ukayita kuyisingiza. Ariko ibyo uri kuvuga bigahura n'ubuzima usanzwe ubamo mu buzima bwa buri munsi. Uko witwara neza muri sosiyete nuko ugenda, nibyo bigaragaza ko uri umuramyi. Ntabwo umuramyi areberwa ku ijwi ryiza afite ry'igitangaza. Oya, nuko ahubwo bya bindi bavuga ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa, biba byasohotse mu mutima, noneho twebwe kubera ko turirimba tukabyeexpressinga binyuze mu ndirimbo. Ariko icyifuzo cyo kuramya Imana gitangirira ku mutima. Uwiteka abaho umugisha. Inshuti bakunze b'Ishimwe TV, turabashimiye cyane uburyo ki mukomeza kutwereka ko mudushyigikiye. Reka rero dushimire umutumirwa wacu uno munsi, tubwira ngo Imana imumugisha kandi ikomeze mwagurira impano, kandi nawe mudukurikiye mukomeze mudushyigikire kugira ngo ibyo dukora birusheho kuba byiza kandi birusheho gutera imbere. Reka twese Imana ikomeze duhane umugisha mu izina rya Yesu.